nshuti zanjye inshuti banyamuryango ba Shushu TV tubahaye ikaze mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Wowe urya ibiryo nk'iki? Ubirya ngo uhage gusa biraho, ariko nyamaze uyu munsi ndashaka kukubwira uburyo ki ibi biryo twakusanyirije hamwe ushobora kubirya bikakubera umuti bikaguha ubuzima. Umunyarwanda yaravuze ngo amagara aramirwa. Ngaho se nshuti yanjye nkorera subscribe, comment, share, like, usubire inyuma urebe n'ibindi biganiro byatambutse, hanyuma urakuramo icyagufasha byanze bikunze bitewe n'icyo ukeneye. Hari ukeneye kubyibuha arakuramo ibyagufasha, hari ukeneye inama zo kurambagiza, izo kubaka, byose mujye musacinga na live tuba twakoze, tuba twaganira ibintu byinshi by'insanganya matsiko. Ni kwica n'umuryango rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ki wakoresha ibiryo tugiye kurebera hamwe muri iyi video bikagufasha kugira ubuzima bwiza. Umunyarwanda kera yaravugaga ariko akavuga make kandi akabayo, akavuga ngo amagara aramirwa, ikaba ari sentence imwe ariko umuntu akahita yikuriramo ko ushaka kugira ubuzima bwiza, ushaka kumera neza, cyane cyane ab'imyaka iri kugendana kuko audience yose y'ingeri zose ndazifite kugeza ku myaka 65 kuzamura. Mba ndi kubibona muri hari icyo twita YouTube studio, mba ndi kubibona ko audience yose inkurikira. Hari abantu iyo ndi gutanga ibiryo by'abashaka kubya bavuga ngo uri kwica abantu, kandi hari umwana muto ushaka kubyibuha, hakaba nawe ugeze muri cyagiye ibyo bintu by'amavuta kubirya ari sakirire go kuri wari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kurebera hamwe nge namwe ngo turebe ibi biryo ushaka kubirya, ntubiryeho ibiryo ngo uhage, ahubwo ukabirya nk'umuti. By'ibiryo ushaka kurihaga ariko wongera ugaruka ubiryo nk'umuti, wongera ugaruka ubirye nk'ibiryo bigiye kugufasha kugira ubuzima bwiza. Ni karibu rero ntabatindiye. Nimba ushaka kugira ubuzima bwiza bw'amaso, nk'izimye mu magambo, nimba ushaka ko amaso yawe areba neza, agira ubudahangarwa, nta kintu Imana yaremye usibye ko cyari gifitiye umumaro ikindi. Imana yaremye umugabo ntibyarangira hishyiraho gore kugira ngo buzuzanye. Imana imejisha aravuga ati ntibirangiriye aho, muzambara amarinete, muzagira gute. Aravuga ati naho udafite ubushobozi azarye karoti ku munsi. Fata karoti mbisi, apana kuyikaranga ibintu byateye byo kuyifiritiza, ukaza wakagize shokora, ukaza fata karoti mbisi. Kurya karoti mbisi bifite umumaro ukomeye cyane, bifite umumaro ukomeye cyane kubera yuko nugira karoti mbisi inshuti yawe ya buri munsi, niyo wajya urya karoti imwe ku munsi, uzagira ubuzima bwiza bw'amaso bikurenge. Mu bantu bahorana ibibazo by'amaso ntuzazamo. Hambere hanjye nigeze nambara rinete ziturutse gukoresha telefone cyane, kuri amateleviziyo cyane, ariko ngezaho uko nzambaye abana bakazimena. Ndavuga ntari ku bundi nta kuntu naba ndetse kwambara rinete ho gake nkagerageza. Ndakubwiza ukuri ko nakoresheje karoti nkigerageza, nkajya rya karoti kenshi gashoboka. Namaze like 2 years narambaye rinete zo kwa muganga, mara icyo gihe cyose rinete numva ntacyo zintwaye, nta kibazo na kimwe mfite, kugeza ubwo nongeye kwisanga ndi gukoresha telefone cyane kuko ndi gucuruza live kuri TikTok, nkaza nkakora live kuri YouTube, nkaza nkakora ibindi biganiro bigiye bitandukanye, nkaza nkakora ngira ikibazo cy'urumuri rwinshi ruza mu maso, ariko ubundi ikibazo cyo kureba neza ntambaye rinete ndeba neza. Iyi mba nyambaye mu rwego rwo kugira ngo igabanyemo urumuri mo gakeya. Karoti ni umuti. Nawe utaragera ku rwego nk'urwacu rwo kwambara aya madarubindi tuba twambaye, burya ntabwo ari gusitari, tuba twishyuye some price kugira ngo tubashe kureba neza. Wowe ukirebera ubuntu noneho kugira ngo ugerageze kwirinda, nawe amaso yawe ufite ikibazo, gerageza kurya karoti mbisi at least imwe ku munsi mbisi, cyangwa uyirya muri salade, cyangwa uyifata uyihekenye naryoha. Uzaba uri kugira neza amaso yawe. By'ibiryo nk'umuti, uzagira ubuzima bwiza. Apana kurya cyo gisahane kiri furu kimeze gutyo uvuga ngo fa kuba nihagiye ku mwana wawe, ngo fa kuba nihagiye mu gifu nihagiye. Ibyo byonyine guhaga cyane nabyo ubwabyo ni hatari. Gahunda y'umunsi no kureba uburyo ki ibi biryo twabikoresha bikadufasha kugira ubuzima bwiza. Ushaka ubuzima bwiza bw'amaso, rya karoti kenshi kandi karoti mbisi bizagufasha. Icyo ni ikiribwa cya mbere tubonye cyagufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu maso. Uri kutureberereye wamfure kora subscribe, comment, like, share, ni ingenzi cyane kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Bari ubwa mbere tubonye uko birashoboka ko tuba tugiye kuzuza imyaka 2 dukorera kuri YouTube, wowe ukaba ari ubwa mbere tubonye, subiramo muri video zirenga 400 na ushaka kugira icyo wabona mu cyagufasha. Of course. Icya kabiri, nimba ushaka kugira ubwonko bwibuka, nimba ushaka kugira ubwonko butekereza neza,
shaka icyitwa coconut milk. Uru rubuto rwa coconut akenshi kurubona biragoye inaha iwacu mu Rwanda, ariko Tanzania barurya nk'uko twe turya ibishyimbo. Ariko ntabwo bikigoye cyane kubera ko muri supermarket imbuto z'ubwoko bwose bagenda bazishyiramo, n'iyi coconut irimo, kugeza ubwo ushobora kugendayo ugasanga harimo na coconut milk, amata yayo. Coconut milk ni umuti ukomeye, ni umuti mwiza cyane ku muntu ushaka kugira ubwonko bwibuka, ku muntu ushaka kugira ubwonko buri sharp. Ndabona ufite ibibazo byo kwibagirwa, amagara aramirwa. Shaka coconut uyirye nk'imbuto, cyangwa ushaka amata yayo mu alimentation, urabibona rwose. Ni kuri channel y'Umuryango Shushu TV, kandi waba utarakora subscribe wibyibagirwa kora subscribe kugira ngo tuzajya ubura ibiganiro tubagezaho, ko tubageza ibiganiro bijyanye n'imirire, bijyanye n'imiti nabyo dukora mu bimera, bijyanye n'insanganyamatsiko z'abashakanye, kuko ni channel y'umuryango. Umuryango dukeneye iby'abashakanye, dukeneye kubyuha no kunanuka, dukeneye kwivura, tukavura abana bacu dukoresheje imiti gakondo cyangwa ibi byatsi twita za nyirabasanya n'ibindi, n'imiravumba n'imyenya n'ibindi bigiye bitandukanye. Izo nizo nsanganyamatsiko zose tugenda turebera hamwe. Nimba ushaka kugira amaso meza bya coconut, bya karoti mbisi, nimba ushaka kugira ubwonko bwibuka buri sharp bya coconut, cyangwa se ushaka coconut milk mu alimentation, nimba ushaka gusa neza amagara aramirwa, ntukabure avocado mubyurya. Ngiye gusobanura kimwe nkavuga intungamubiri zikirimo, byaba birebire byatwara ko nzajya mfata video ya buri rubuto, ariko noneho byose tubikusanyije muri iyi video. Niyo mpamvu umuntu uri buyirebe ashaka kugira amaso meza aramenye icyo ari bwiteho, ashaka kugira ubwonko bwibuka buri sharp gukora neza aramenye icyo yitaho, ushaka kugira uruhu rusa neza aramenye icyo yitaho. Niyo mpamvu byose twabihurije muri video imwe, ibiryo bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza. Nkwibutsa gukora share iyi video iyo uyirebye ukaba uri gufitiye umumaro, ugiye ukora share ushyire kuri WhatsApp, uyishyira ahantu hose hagiye hatandukanye kugira ngo n'abandi ibageraho kandi bagirire umumaro. Kurya avoka mu biryo byawe, mu mafunguro ya buri munsi, haba mu mukati, haba kwa kundi urya ukaba wazikatiraho, bizatuma ugira ubuzima bwiza kandi use neza kurushaho. Uru ni urundi rubuto cyangwa se n'ikindi cyo kurya cya gatatu tubonye. Cya kane, bamwe baravuga ngo bibiringanya, ngo ni imboga mbi ku bagabo. Reka da, ibi birenganya tubishyire kamwe no mu gitebo kimwe n'intoryi. N'ubundi kibiringanya ikase ubona ngo ni igitoryi kinini cyakuze ukuntu bijya gusa n'akakitori nambaye bibiringanya. Gufata bibiringanya ukayirya iri kumwe cyangwa se ukayirya n'intoryi, ariko by'umwihariko ukabijya bitaciye mu mavuta ngo bitogose, ubikarange. Ukaba wabitetse mu mboga, aho uteka imvange y'igitoki ugashyiramo ibyo bibiringanya byawe cyangwa izo ntoryi zawe. Ni byiza cyane kubera yuko intungamubiri dukura muri ibi bibiringanya n'intoryi bidufasha kuba twagira amagufwa ameze neza. Biragenda n'aya magufwa yari yatangiye kwangirika bitewe n'ububasha Imana yabishyizemo n'ibinyabutabire birimo, bikagenda bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza bw'amagufwa. Abantu benshi barwaye amavi ni amagufwa, abantu benshi barwaye imigongo ni amagufwa, ari kumungagurika n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibande mu kurya amafunguro ya buri munsi harimo ibibiringanya ndetse n'intoryi, kandi unibande mu gukora subscribe kuri channel y'Umuryango Shushu TV kugira ngo ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi utazajya ubicika. Iki ni icya kane. Broccoli burya nayo wari ubizi ko ari umuti w'amaso se? Broccoli kimeze nk'ikintu cy'icyatsi ku bantu batakizi, ikoreshwa mu mboga cyane, ariko bikaba byiza kuyirya muri salade. Akenshi uzasanga ibi biribwa bigira umumaro kurushaho bitaciye mu mavuta, bigira umumaro kurushaho byariwe ari bibisi, bikagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi urusheho gusa neza. Ni kuri channel y'Umuryango Shushu TV. Icyo nabonye nkakora research again and again, nkabona cyabagira umumaro, ngomba kukibasangiza. Ahubwo bimana byinshi, nkumva naba nicaye hano ndi shushu, n'undi shushu yicaye hano, undi shushu yicaye hano, tugafilima video 3 ku munsi tukazabahera icyarimwe. Ariko namwe munyereka imbaraga nkeya, like ni hafi ya ntazo gusharinga, mubikore nonaha twisubiraho kugira ngo dukomeze tuganire kandi byatugirira umumaro. Kora like, share, hanyuma umuntu ugeze ku munota wa 9 ubwire ngo nahageze. Kuko iyi video mbivuze tugeze ku munota wa 9 n'amasegonda 50 nangahe, ngira ngo nahageze. Shushu ndakuramukije, urabukoze cyane.
Brokoli rero kuyirya nka salade nawo ni umuti w'amaso, bizagufasha kugira ubuzima bwiza bw'amaso. Nuyirya muri salade, ukarya salade irimo brokoli warapiyemo karoti mbisi at least rimwe ku munsi, uzaba uri gufasha umubiri wawe n'ubuzima bwawe kugira ubuzima bwiza bw'amaso muri rusange. Wowe ushaka kugira ibihaha bimeze neza, kugira umutima umeze neza, ukora neza, gira amavuta ya elayo inshuti yawe, ayo twita olive oil. Twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye, ukuntu wayikoresha ikakuvura, ukuntu wayikoresha igatuma ugira umusatsi mwiza, ukuntu wayikoresha uyisiga, ukuntu wayikoresha, byose twabivuzeho. Uyu munsi aya mavuta ya elayo cyangwa se olive oil agarutse tuvuga ukuntu ari inshuti y'ibihaha, akaba n'inshuti y'umutima. Ushaka kwirinda ibibazo by'umutima, ushaka kwirinda ibibazo by'ibihaha, ushaka kwirinda ibibazo by'umubiri wose muri rusange, uri guteka akoresha amavuta ya elayo olive oil. Guhera kuri mililitiro 50, ayo mavuta barayacuruza mu alimentation wayabonamo. Wenda ntaho nzi barayacuruza ngo bavuge ngo barapima ku gakoroboyi, aho ntago mbizi pe kuri karakadesi, ariko wayashatse ndakubwiza ukuri wayashakisha hose wayabona. Harimo ya 5, 15, 8 bitewe nyine n'ubushobozi bwawe nayo ushaka n'igihe ushaka kumaza. Ibi ni bimwe mu biryo kurya cyangwa se mu biribwa twakusanyije hamwe uyu munsi kugira ngo turebe uburyo ki byadufasha kugira ubuzima bwiza, amagara aramirwa. Umunyarwanda yavuze ukuri. Kora subscribe, comment, like, share, hanyuma nshuti yanjye mbwira muri comment wowe ni ibihe usanzwe ukoresha cyane, ni ibihe wumvishe ukaba surprised. Intoryi tuzi ko tuvuga ngo ni ibiryo by'abakene, intoryi ntabwo ari byiza, kuzirya ntabwo naryo intoryi mfite inyama, ariko iyo wari uzi ko ariyo nshuti y'amagufwa ntabwo wagira utaziriye mu biryo urya. Ndibagirwa vuba, umwana wanjye ku ishuri ntafata. Ubaye noneho umaze kumenya ko coconut milk cyangwa se coconut wajya uyishaka at least rimwe mu cyumweru, kubera ko n'urubuto rutanoroshye. Rumwe ushobora kuba rugura hagati ya 5 na 5 bitewe n'uko ingana naho uyiguze. Uri kumva afite ubushobozi buri hasi babwiye ko 5 bari bugure kilo 10 y'ubugari uri burye icyumweru cyose. Imibare ari myinshi, ariko imana niba yagushoboze bigure ubikoresha. Na karoti ko kunanire, karoti akenshi n'eshatu kuri botike ziba ari 3, ariko ugiye mu masoko nka za Mido hano mu Nyabugogo usanga ikirundo kingana gutya ari karoti. Zose uzifate uzifiritize, zose uzifate, wibagirwa no kuramo kamwe ngo uhekenye. N'umwana wawe ujye umuha karoti ahekenye. Ndabakunda ni kwica n'umuryango, mukore share, comment, like, subscribe. Thanks for watching. Duhurira muri video zindi z'ubutaha, kandi babwira ko ubu niko turi gutangira. I'm back again. Nagarutse n'imbaraga nyinshi ngo dukore. Kera nigeze nabaha video zawe buri munsi nciga intege. Ngiye kugerageza uko nshoboye kose. Live muri misi mbwo turi kuyikora, ariko hari ibindi ndimo by'ubucuruzi byari gutuma tutayikora neza, ariko ngiye gushaka uburyo kigaruka live ya mu gitondo kuri YouTube channel kugira ngo tukaganira ku bibazo by'abashakanye, tugakora video zindi zigiye zitandukanye. Turagusaba ko twizera, ukadutiza amaboko, ukaturebera video, ukayitinda, ugakoramo ibyagufasha. Ubona harimo ibintu bigufasha, kuko ntabwo tuza kuvuga amahomvu hano, ugasharinga n'abandi n'abakareba ibyabafasha. Ndabakunda, bye bye.